Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe urakora mu kanya ukabona ibibazo bitanu byagarutse. Byamwe kino kizame kimwe wakosoye ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe witutsinda ikintu ubusabwa no gukosora buri kizame cyose gikozwe. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video, ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbakiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose ujya urahita ubibonera ku gihe. Niyo mpamvu ari ingenzi ko mbere y'uko ureba ino video wajya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Ushaka kode twandikire kuri 0789 aho waba hose mu gihugu tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu. Duha amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsindira. Mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa. Icyapa cyaje gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango byanditsemo amagambo avuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga. Mu kinyarwanda cyiza stop bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara mu bihe bihe? Ese urahagarara byagenze ute? Hano rero ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araho ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Deka ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ese urahagarara mu bihe bihe nubona kino cyapa imbere yawe? Ndakeka ko wamaze gutemezo cy'ukuri. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Iyo ubonye kino cyapa cyanditsemo stop, akenshi ugiye kwinjira mu sangano ry'umuhanda rikunda gukoreshwa cyane. Ugiye kwinjira mu wundi muhanda. Ugahagarara niyo nta kinyabiziga uba uri kubona, kuko ntabwo uri kureba iburyo, ntabwo uri kureba ibumoso, kandi ugiye kwinjira mu sangano riri gukunda gukoreshwa ririmo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuyigenderamo. Ugahagarara niyo nta kinyabiziga ubona, ugahagarara ariko by'akanya gatoya mbere y'uko winjira mu uwo muhanda ugiye kujyamo. Bino byapa mukunda kubibona. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye. Urajya kuri Rwanda Driving College TV ureba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Bino bibazo byose birimo na bino bisubizo byabyo ubirebe, kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nazagishyira ukazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntago bigishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni nk'igihe cy'imvura hari nk'ibihu, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero zino nyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenerwamo kimwe n'amatungo, hari ukuntu bigaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubibona hakiri kare, amenye ko agomba kwitonda. Bigaragazwa gute cyangwa birangwa ku buhe buryo? Arangwa imbere ni itara ryera. Iyo bavuze itara ryera ni kimwe no kuvuga ngo itara ry'umweru. Beka ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. Seka ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri
cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma bari itara rimwe ritukura. Ndakeka ko iso cy'ukuri cyanya cyari cyo D wari amaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamura akora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze umwanya wo ku ruhande wagenewe, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru, kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga cyawe uragiye ugihagaritse hariya hagenewe kunyurwa n'abanyamaguru. Ese uba ugomba kubasigira akayira gafite ubugari bungana ute kugira ngo bataza guca mu muhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo metero imwe, mbega ngo metero ebyiri, se ngo metero 0.50, kuvuga ngo 0.50 no kuvuga ngo 0.5 byose ni kimwe, no kuvuga ngo D bakavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni A, abari metero imwe, ubasigira akayira gafite byibura ibipimo bya metero imwe, kuvuga ngo 0.5 no kuvuga 0.50 no kuvuga 0.500 byose aba ari kimwe, murabizi zeri inyuma y'akadomo nta kintu ibivuze. Ariko nta nubwo ari cyo duhisemo, ugomba kubasigira akayira gafite ubugari byibura bwa metero imwe. Ndakeka no muzitamo A, ndakeka no muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ushobora kuba utazi kino cyapa, ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biba biteye. Ese biba biteye kubera buryo? Ese biba bifite ayahe mabara? Amabara bigize biriya byapa aba ari ayahe? Araho ngo ubururu, umweru n'umukara, mbega ngo umukara, umweru n'umuhondo, sega ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza, subizanye ubwitonzi kugira ngo amanota uri buze kugira kuri 20 agene imbaraga uri gukoresha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyerero, hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabizi iriya byapa nyongera birangwa no kuba bafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hano ndakeka ko nuzikamo A, ndakeka no kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiza mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda uromberejeho ibice byinshi atangira gukurikizwa, kirangwa n'ibirango, kuvuga ngo ibirango ni kimwe no kuvuga ngo ibimenyetso by'amabara akurikira. Amabara asate aranga umweru, umukara, B ikavuga ngo umweru, umutuku, C ngo umweru, umuhondo, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite amabara abiri, umweru n'ubururu. Hano hari umweru n'ubururu ubonyemo? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nabakoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo ibintu byose byerekeye ku byapa
byere kujya bikugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gisunikwa cyangwa ibyo gatwaye, iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. aba agomba gukora iki? araba ngo gushaka umuherekeza, mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza no gukurura ikinyabiziga cye bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe, gukurura ikinyabiziga cye. Icyo gisubizo cy'ukuri ni B. N'ubundi bari batubwiye ko ari akanyabiziga gasunikwa, ni akanyabiziga gasunikwa. Rero uhita ugakurura igihe uri kubona bitari gutuma ubona neza imbere yawe. Ndakeka hano guhitamo B, ndakeka hano muzikandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba twaje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yawo, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Hehe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hehe? ari mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Kwibutsa ko iyo bavuze ngo umuhanda ni uw'icyerekezo kimwe, ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata gusubire inyuma. Guhindura icyerekezo mu nzira y'icyerekezo kimwe cyangwa mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo biba byemewe. Mbega ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ari ku mwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Se katubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosorana ikizame, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo byo nabyo murabizi, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi abari mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ko ntabwo wagenda ngo ukishyire hagati mu muhanda. Ari ku mwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndakeka ko namuzitamo C, ndakeka ko namuzikandika ku papuro. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe. Ugomba guhitamo C ivuga ko A ni igisubizo cy'ukuri, B nayo ni igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko namuzitamo C, ndakeka ko namuzyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Wenda niba bari kugaragaza ko uragera ku cyago muri metero 150, birashoboka ko ushobora kubyibagirwa kubera ko baguhaye ngo metero 150. Iyo ntera iri hagati y'150 ya metero 150, mo hagati baba bashobora gushyiramo icyapa cy'inyongera kugira ngo kize kukwibutsa. Ese icyo cyapa cy'inyongera bashobora gushyiramo cyerekanishi iyo ntera kiba giteye ku buhe buryo? Ariko ngo karifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso kuri cyanya cyo nta kindi ni B. Aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Murabizi iriya byapa byiyongera abifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ibara ryera, ibirango by'umukara, umuzenguruko ubusa ubururu. Ariko ntabwo byo babivuzeho, upfa kuba uri kubona ko gifite ishusho y'urukiramende n'ubuso bwera. Ibindi kuba batabivuzeho ibyo ntabwo biba bikureba. Uba ugomba kureba ese mwa bino bisubizo bine bampaye hari igifite ibyo cyujuje kuri icyo cyapa cy'inyongera, ugahita uhitamo B kuko ibifite urukiramende ubuso buba busa umweru cyangwa bw'ibara ryera byose, kuvuga ngo ibintu ibibara ryera cyangwa n'ibara ry'umweru byose aba ari kimwe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Akaba yamurika mu ntera imwe mwizi baduhaye. Muye ntera araho ngo muri metero 100, bega ngo muri metero 50, sega ngo muri metero 40, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo igihe ijuru rikeye aba agomba kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, mu ntera nibura ya metero 40. Ndakeka ramuzitamo C. Ndakeka ko ramutse kuyandika ku papuro tari wahisemo ni cyiza mukiza murakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Hari iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu rukerera. Hari abantu nabonye bakunda guhita bakeka ngo ni muri za saa 11 za mu gitondo butangiye gucya. Oya, abashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro, ariko ijoro rikeye mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni igihe ijoro rikeye. Ndakeka ko waramaze guhitamo C. Ndakeka waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uretamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo inzira y'abanyeshuri, bega ngo abanyamaguru ntibemerewe, sega ngo gace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, dega ngo ahegereye aho abanyamaguru bambukira, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ese hano muri cyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Nubona kino cyapa uzakomeza imbere gato uhita ugera kuri zebra cross cyangwa aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo D. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, turakwigisha ukaduha amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza ku buryo tuba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsindira. Mu twandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko rero mugiye kubikora ariko uri mu mujyi wa Kigali nta mwanya uhagije ukunda kuba ufite, turaza tukigana turi kumwe iminsi 2 cyangwa 1 ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mu twandike cyangwa muduhamagare ni ku izo nimero 078 9 3 5 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo araho ngo inyuma ni metero 3, iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 70. Kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 hari igihe urajya mu kizamura akora mu kanya ukabona bashyize wenda metero 2 n'ibice 7, byose aba ari kimwe. Zero inyuma y'akadomo yo nta wundi mubare ukurikira ku iyo zero uba usanga
byose ari kimwe. Kuvuga ngo 2 n'ibice 700, kuvuga 2 n'ibice 70, kuvuga ngo 2 n'ibice 7 ni kimwe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iby'inyuma akaba ari metero 3, mu gihe iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegeze neza, subizanya ubwitonzi cyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere biba bigomba kuba ari metero 2 n'ibice 70. Hari igihe bakibaza batashyizeho ngo 2 n'ibice 70 bagashyiraho ngo 2 n'ibice 50, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko iby'imbere biba bigomba kuba ari metero 2 n'ibice 70. Iyo bavuze ngo ibiziga ni kimwe no kuvuga ngo imipine. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 ngo utware toni 7, birahanirwa. Ariko hari ibinyabiziga byo byemerewe kurenza. Cyaba cyatwara ku karita handitseho ko gishobora gutwara toni 5, kikaba cyatwara n'8. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Tekereze neza. Ara ngo ibinyabiziga bya polisi, mbega ngo ibinyabiziga bihinga, sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, ndakeka ko mujya muca kuri bya bimodoka bitwara nk'itaka, kubona cyatwaye itaka ryasendereye hejuru. Birashoboka ko kiba cyarengeje ibyanditse ku karita, ariko cyo kiba kibyemerewe. Ndakeka ko uramutse C, ndakeka ko uramutse cyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibintu biba bibujijwe kongera ku kinyabiziga cyawe. Ibihe? Arangwa imitako, mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Abandi bagenzi bari kuvuga ubwo ni abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A imitako, na B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri A na B. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujwe kongera ku kinyabiziga cyawe imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ugafata nk'imodoka yawe ukavuga ati reka nongereho ibisanduku mu mbavu zayo. Ibyo rero bishobora kubangamira abandi bagenzi, niyo mpamvu biba bitemewe. Cyangwa ugashyiraho imitako, nabyo ntabwo biba byemewe kubishyira kwa kino binyabiziga. Ndakeka uramutamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka uramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana gute? Areba ngo mu minsi 5, mbega ngo mu minsi 8, sega ngo mu minsi 15, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni B. Mu minsi 8, ntabwo ugomba kurenza
iminsi 8 kuko murabizi ibinyabiziga birasora. Rero ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri ikarita igomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikaba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndakeka aronsitamo B, ndakeka aronsitandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe. Tugeze mwa bino byapa, ese mwa bino byapa ni ikihe kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe? Tegereze n'ibyapa 4. Hari D 1A uri kubona ifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu na kiriya kirango muri kukibona. Urebe icyapa A13A gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu na kiriya kirango muri kukibona. Urebe icyapa C19 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu bucishijemo agakubo k'imirongo 2 itukura. Urebe na kiriya cyapa C1 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese mwa bino ni ikihe cyerekana umuhanda w'icyerekezo kimwe? Itegereze neza ko n'ubundi hepfo nibyo batubajije. Arangwa icyapa D 1A uri kukibona kiriya cyo hejuru. Icyapa A13A nacyo uri kukibona. Icyapa C19 uri kukibona. Urebe n'icyapa C1 nacyo uri kukibona. Hano urabona isoko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri bamaze kugitamo. Ndakeka ko isoko cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Isoko kuri nta kindi ni B. Icyapa A13 nicyo kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe. Cyaba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu na kiriya kirango cy'agafureshi gakomeza imbere. Ndakeka ko wakibonye. Ndakeka ko kino kibazo nikiramuka kigarutse mu kizamini murakora mu kanya urahita ugikora muri bizi bibazo biragaruka. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi ari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose cyangwa amanywa yose. Rero birabujijwe ko ikinyabiziga cyawe wagihagarika umwanya munini ahakurikira. Hehe? Araho imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Beka ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo yicagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta isoko cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoko cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoko cy'ukuri cyandika wa papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoko cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntabwo wagenda guparika iki kinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko kubera ko ni ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ariko hari ikizame uzabona babukubajije kino kibazo ubone bahisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Kuri B uza akantu baba babongeyeho bavuze ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Niba bavuga ngo idacagaguye uzahitamo C. Niba bavuga ngo icagaguye uzahitamo A gusa niyo bazaba ari ikibazo cy'ukuri. Ariko niba bavuga ngo idacagaguye uzahitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko niba ramuka bagiguhaye noneho mu kizamura akora mu kanya bagashyiraho ngo idacagaguye urahita uhitamo C. Hano bavuze ngo icagaguye urahitamo A gusa niyo kisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko umenye ahantu bino bibazo bibiri bitandukaniye. Utazabona hamwe bahisemo C ahandi ukabona bari guhitamo A ukayoberwa ahantu bitandukaniye. Murabizi hano dukosora ikizame ndi kugenda amabwira n'amacenga amwe namwe yo kugira ngo uzajye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Uko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200. Ntabwo bishobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yareba muri metero 200. Rero kugira ngo mutamuteza ibyago hari ukuntu bamugomba kugaragazwa kugira ngo aze kubabona akiri kure amenye ingamba arafata. Mugaragazwa kuwe buryo rero. Arangwa imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. Beka ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri
cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kugihitamo, watanditse ku papuro n'iso cyukuri nta kinini B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhandamo kabiri. Ndakeka ko amaze guhitamo B, ndakeka ko yandika ku papuro turi wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ni iso cyukuri ni B, ndakeka ko amaze guhitamo B rero, ndakeka ko yandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro, ari ngo aho imihanda ihurira. Mbega ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo umuhanda udakomeza. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Kino cyapa ubundi gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Hano hari igisubizo uri kubona cyanditseho ngo ifungana ry'umuhanda. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo rero D, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ibibazo byerekeye ku byapa bigikugora, ujya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi neza mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni feruje, ubundi ziba zigomba kujya iburyo bw'umuhanda. Ariko mwa ino mihanda ya Kigali hari aho ugera ukabona barabimanitse hejuru y'umuhanda cyangwa ukabona babishyize ibumoso. Ese biba bishobora gushyirwa hejuru n'ibumoso kubera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Ara ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Abagenzi bari kuvuga hariya n'abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, gereze neza usubizanye ubwitonzi. Siyo kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro n'igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Aba ari kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi bino bimenyetso byose bimurika ibyapa n'iriya mirongo byose byo mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, kugaragarira neza abo bireba kugira ngo babyubahirize bitabateza ibyago. Ikibazo cya 20 naricyo cya nyuma cyabejwe uyu munsi kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Hehe ari ngo kuri buri nzira. Mbega ngo hagati y'amasangano. Sega ngo iburyo bw'amasangano. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, rishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wakize urampamagara kuri 078 9 3 5 16 nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Noneho ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare utubwire amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Amasaha najya agera tuzajya tuboneka tukwigishe nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9
3 5 16 26 ibyo byose tuyafashemo ariko ubonye nta mafaranga ufite kandi ukaba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ikintu ukoresha ni kimwe, ujya aho hasi umukara ndetse subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda n'ubundi ikintu cyose nshyiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ugahita ukibonera ku gihe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.